uyu mukobwa amaze gufata abagabo babiri hano mu Rwanda tuzi ko bashoboye, atwaye umunyamakuru, iyo nkuru iragenda irasimva iratwika ijya hanze. Hano hantu abantu bayifatana na yombi cyane ko abantu bakunda inkuru nka ziriya. Sabe murongisha wino ufata akaguru, ibaze kugira ngo abantu bavuga ati muze mumufata akaguru. Rumva ntabwo yaratwihisha, ariko yagaragaye mu ishusho ntakeka ko atari nziza, ariko nyine wenda hari. Tubahaye ikaze nanone kuri Rukumbi TV, tubashimire cyane kuba mudahwema kubana natwe. Mwebwe mwakoze subscribe muraba agaciro, hanyuma abatarayikora namwe nibyo mpora mbabwira, mujyeho muyikoreho, mukande kuri subscribe, mukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bikugerereho igihe, hanyuma kandi usangize n'abandi iyi nkuru. Unakande like, nyamuneka urayikinga video yacu, hanyuma unayisangiza abandi. Twihanganisha abatameze neza, abari mu bitaro, ababuze ababo, abafite ibindi bibazo bitandukanye, kandi bakomere kandi bizere ko Imana ihari, kuko ntago ariko bihora, bigenda bisimburana iteka. Dufite umutumirwa hano kuri Rukumbi TV muri kamera zacu, tugiye kwakira nk'ibisanzwe. Amaze kuba umusangwa, ntago tukimwita umushyitsi, nta nubwo sinzi ko niba ari ngombwa ko twongera kumuvuga kuko turamumenyereye. Ariko hariho abantu baba ari bashyashya, hari abantu tugira bashyashya, yego baba bakiza rwose. Ni n'ikaze pe mu muryango wacu mugari nk'uko Rukumbi ahora bibabwira, nta limite irimo. Nimba ufite YouTube channel yawe, cyangwa se nimba nta niyo ufite, waba uri mutoya, waba uri mukuru, waba uri umumama, waba uri umupapa, waba uri umusore, waba uri umukobwa, nimba ufite smartphone ntaguhejwe rwose. Igitekerezo wagitangira ku gihe tukacyubahiriza, rega nimwe abakiriya bacu. Ubwo rero nitwa, amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Munyaneza Gilbert, irindi ni Ngiri cyangwa se Pilipili, yita G-boy. Ayo yose ni amazina yanjye. Ayo ni amazina yawe yose? Ni menshi, ni menshi cyane. Hanyuma tunabwire n'abantu bafite serivisi batanga, cyangwa bafite imishinga cyangwa ibicuruzwa bashaka kwamamaza, baze kuri Rukumbi TV tubamamariza. Tujya tugira na promosiyo ya make, ukaza tukakurira, natwe twaya kuguca miliyoni zingahe tubona ntawe ukirimo gufonda. Turakiririkanya kandi ibintu bikagenda neza, tukakwamamariza. Wanashaka tukambara n'imipira, dukeneye imipira, tukajya dukora ibiganiro buri ahantu hose dukoze ibiganiro hariho izina ry'iby'ukora rya kampani, ibikorwa mukora mwebwe bakiriya beza. Mumbabarire ntituzongere gukora rwose. Abantu ibyo ufite byose turamamaza, tukwakirane na za bombe zawe rero misiri. Uyu munsi reka ariko waretse tukiganira ku muntu bita Ngwino Ndebe. Ngwino Ndebe, Ngwino Ndebe ufite icyo umuvugaho? Uyu mukobwa bita Ngwino Ndebe, icyambere, uyu mukobwa amaze gufata abagabo babiri hano mu Rwanda tuzi ko bashoboye, atwaye umunyamakuru, iyo nkuru iragenda irasimva iratwika ijya hanze. Hano hantu abantu bayifatana na yombi cyane ko abantu bakunda inkuru nka ziriya. Sabe murongisha murungi avuyeho, hajeho Dani nanone. Byari bikaze, ariko Sabe we yaranabiguyemo. Uribuka Sabe burereka nkwereka nkubwira, uretse gato nkubwira akantu gato nzi kuri Sabe. Sabe kuva yashinga channel kuri YouTube, Sabe yari yaranze kugaragara mu itangaza kuri kamera, yari yaratwihisha. noneho umusaza aza kugaragara nyuma, ari kugaragurika, yasimbutse igipangu. Abantu bari kumubwira ati Ngwino ufata akaguru, ibaze kugira ngo abantu bavuga ati muze mumufata akaguru. Rumva ntabwo yaratwihisha, ariko yagaragaye mu ishusho ntakeka ko atari nziza, ariko nyine wenda hari impamvu. Ariko nyaboneka rwose hari amashusho tubonamo abantu tukumirwa. Ubwo rero tukiva buriya jewe nahise mbona imbaraga za Ngwino Ndebe.
niba ari ngwino ndebe wino ako izina niryo mu Sabe akitaruka igipangu Dani nanone ubu tuvugana amaginga ya Dani nanone yataye umugore aramuvugisha cyangwa se umugore yaza kumureba agahita amuta muri sara akajya kwa ngwino ndebe ngo niho yibera arekuye Sabe afashe Dani ngo Dani nanone ubu iyo umugore aje kumureba mu rugo aje kumwaka indezo ngo ahita yigira kwa ngwino ndebe umugore akamusiga muri sara uriya mugore ni uw'abasitari nawe uzajyayo uriya mugore ashobora kuba afite maji ugiye ntabwo nzi ikintu sinzi ikintu abakuruza ikintu abakuruza se ni kamemu kirahari ariko nicyo dushaka kuzamenya ariko ashobora kuba azi kwita ku bagabo kurusha abagore babo bagabo se ngo iki ikigaragara cyo ni uko uyu mugore azi gufata neza abagabo uwagiyeyo ni nyine n'izina ngwino ndebe ahasiga agatwe hasiga akaguru yumva katabaye n'akaguru n'ibindi urabona buriya nka Dani nanone ashobora no kujya muri gereza da iriya kesi ishobora no kumujyana muri gereza kuko urumva ubushobozi yagombaga gushyira mu rugo ngo yite ku muryango yite ku bana yabujyanye kwa ngwino ndebe rwose hanyuma arangije kandi ntumbwire ngo Dani ngaragenda akaryama gusa nta kintu apeshe ibyo bibaho ntihagire umuntu uza kuzabivuga noneho ibyo bintu bikaba bishobora kuba icyaha ashobora guhanirwa n'amategeko kandi amategeko kuguhana arabanza akagushyira ahantu akanakugura akakumvisha uburemere bwa cyaha kuko ariko wabonye ngwino ndebe ko nameze ngwino ndebe wabonye ko nameze hagiye mbona ari umuntu uri aho nyine nese ubonaga n'urugero ngwino ndebe ubona yakwisiga nk'amavuta yangana ugiye nko kumugurira wowe ari nk'Imana ugiye wamugurira nk'ahagaze mubona mu mavideo ntago ndamubona amaso ku maso wenda rimwe na rimwe mba nzi ko ari na kamera zamudekoye wenda ntago mbi oya ikigaragara cy'uyu mukobwa ariko bureka nkwereke igihe umpitishijemo hagati ubundi hari abantu muri iyi showbiz yo mu Rwanda yego hari abakobwa bari celebrities cyane hari ngwino ndebe hari Miki hari Nyambo hari na Brian DJ Brian abo bantu banshyize imbere ngo ni impitemo ntafashe Brian nafata Miki Brian asha nawe rwose mbabari Brian wamushyira mu rugo mukabana se cyangwa wenda cyangwa se tugaye dutemberana kuko undi muntu nabonaga witonda we ntago ndi kuvuga ubwitonzi nyine ubwo ndi kuvuga mwabana ubwo ndi kuvuga uwo nanone ariko mwana bana ibyo kubana byo byo ni urundi rwego reka nkubaze ruko uyu muntu bita DJ Brian uriya rusha isura Nyambo iyo ubarebye reba ka Nyambo disi jewe ubwo niyo mahitamo yanjye ntabwo mbizi mbona muruta no mugabo kundi ndagaje uzana ubugorira wokumbita oya tureke ibyo by'imyitwarire turebe agasura uko umuntu uko umubona ariko Brian niyo urebye ubona niyo wumvise n'ibiganiro bye n'amagambo ye n'ibitekerezo bye wumva yaba umuntu muzima ahubwo wenda umenya yarabuze umugira umuntu twigire kuri Miki na Prito kuri ngwino ndebe na Dani cyangwa se kuri ngwino ndebe gusa ngwino ndebe afashe Sabe akubise hasi avuye kwa Sabe agiye kwa Dani akubise hasi ese buriya aryamye abatekereza yari yicara kandi abo bantu bose yafashe nabanyezina icyo ni icyambere icya kabiri bafite barabyaye
barabyaye bavuge nka Sabe ni umugabo mu rugo birazwi, wenda Dani nanone we afite ariko nawe inshingano, bavuga ko umugore we bahita babiha indi nyito ngo barabyaranye, ngo uwo babyaranye. ariko urumva asakira umusore, ariko no kuba barabyaranye, umuntu mubyaranye rimwe kabiri aba ari umugore wawe, aba ari umugore wawe, kugaramira kabiri mubyara aba ari umufasha, aba ari umugore wawe. afashe rero inkorokoro z'abagabo ebyiri arazikomanyije, akubise hasi, umwe ararambitse, ebana turavuze bamwe turarize tugize gute, arongera aravuze ati okay, n'uyu nawe reka nawe mwerekane, nawe akubise hasi, ngwino ndebe wowe umwumva umutekereza. ngiye ikintu mbona kuri ngwino ndebe terwa niki mbivuge ikintu mbona kuri ngwino ndebe, ntimunyumve nabi, ikintu mbona kuri ngwino ndebe, ndabona ari umuntu ushobora kuba afite urukundo rwinshi, azi kuvuga neza, kwanza ibyo ngibyo ku mugore biba bihagije. kuba uzi kuvuga neza imbere y'igitsina gabo, ibyo byonyine ubizi, nubwo waba utazi no kwandika izina ryawe, ariko ibyo bintu ukaba ubizi, gufata neza, kuvuga, kumenya ngo ndi imbere y'umugabo, ngwino ndebe nshobora kubona ariyo shusho ateyemo, kuko nta kuntu wanyumvisha ngo hari ikindi kindi arusha abandi bagore, abarusha icyo kintu nicyo mbona ashobora kuba barusha. burase ngwino ndebe biriya bintu ubona bizamugwa amahoro amaherezo. Ni ukuvuga ngo ikintu kizamugonga ni amarira y'abariya bana, papa yagiye hariya, nyine ayo marira, noneho ababyeyi abikorera ababyeyi, sibyo? abikorera ababyeyi, kandi amarira y'ababyeyi urayazi, ubwo si babaye babiri, n'abandi wenda hariho hashobora kuba hari n'abandi badafite izina hano mu Rwanda, badafite izina hano hanze, wenda nabo yagushije tutazi, ariko ayo marira y'abo bantu igihe kimwe azikoranya akiva, ubu ngubu aracyarimo arihuza igihe yakugabyeho ibitero, ngwino nde ahantu hose uzajya pe, nushaka uzafata indege ugende, ayo marira y'abo babyeyi ahantu hose uzajya azahagusanga. Ujye umenya ko ari abagore, abo bantu abo ni abagabo bubatse cyangwa se bafite n'abasheri, urimo kugenda utura mu mutego gake gake, ubwo bariya nabo twamenye, hari n'abo tutamenye, ariko umunsi umwe abo bantu, abo babyeyi barize bye, kandi nkeka ko barira bikakugeraho, muntu wanjye, inshuti yanjye, bizaba akarusho, bizagukora icyiza, shakira wawe nawe, shaho ujye ubirya, nawe ujye witwa ngo madamu wa runaka. abo ngwino ndebe rero, ni ngwino ndebe yabaye ngwino ndebe, yego pe, wiyongeza aha rwose kabisa, ahubwo urarya urimenye. aha ko natwe duhari turahababere. hanyuma ibya ngwino ndebe reka tunabisoze tunabiveho, ubwo nawe tuzagenda dukomeza kumva ibye gake gake, tugaruka tugana ku musozo w'iki kiganiro. gira icyo ubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Rukumbi TV, dusoza twanzura, hanyuma ibindi tuzabigarukeho ubutaha, amasaha arimo aratugendana. Yes, reka kwanza mbere ku bafana banjye cyangwa se abakunzi banjye, mu by'ukuri ndabakunda cyane, nuko nta kintu umuntu aba afite ngo byibuza namwe abasunikira, ariko ndabakunda cyane. Ku bantu twari twicara twaganiriye barabizi, abo tutari twaganira nabo nuko nyine mba ntawabona, ariko gusa wenda ikintu navuga muri rusange, umuntu wese uzi ko nkunda tutari twabonana, ni ukuri Imana ni ukuri igiye iborohereza mu bintu mukora, ijya ibahereza guhaha mukaronka, ijya ibahereza iterambere mu buzima bwanyu, kandi ijya ikomeza inabongerera igihe cyo kubaho. Nibinakunda mujye munatuvugisha, tunicare tunaganire, munaduhe ibitekerezo. Noneho ku bakunzi ba Rukumbi, ikintu nabo nababwira,
nyabuneka nimba uzi ko uri inshuti ya Rukumbi TV, nimba uzi ko uri inshuti ya Rukumbi TV, tugiye kuzajya dushyiraho ikintu cyitwa poromosiyo ku bantu bagaragaza ko turi kumwe. Dupanga umunsi namwe tuze tubasure muri karitsiye y'Igoro hose. Ku bantu bazi ko ari inshuti, mbega abantu dusohora ikiganiro mukakireba mukakirangiza, mujye mubitwereka muri komenti. Turashaka kuzakora umuryango nk'uko ari umuryango mugari, turashaka kuzakora umuryango mugari wa Rukumbi TV. Byaba na ngombwa tugakora groupe ya WhatsApp, byaba abashaka amatishati tukayakoresha yanditseho Rukumbi TV, kugira ngo izina ryacu, ubwo ndi kubwira ku bafana nyine ba Rukumbi, kugira ngo izina rya cano natwe ribashe kwaguka. Ubwo rero ibyo bintu wowe ugiye kugikurikira ibi, jya ujya muri komenti wandikemo 1 2 tuzafata umunsi umwe rimwe nko mu mezi runaka, twicare turebe abateye komenti inshuro nyinshi, abateye komenti inshuro nyinshi. Mwari muzi ko n'abandi hariho abatabizi, mwari muzi ko sharinze tubibona. Abo bantu mwese twicare, kuko nimwe inshuti zacu, mwebwe mufata ibikorwa byacu mukabisakaza, mukabikundisha abandi, mwebwe mwambara imipira. Haramutse nkeka ko haramutse habonetse nk'umuntu wambaye nk'umupira wanditseho Rukumbi TV, uwo muntu yaba akoze ikintu cyitwa iki, waba usembuye n'abandi bamwiga. Ubundi tugatangira rero uyu muryango tuwagure, kandi tuzabifashwamo namwe mu dukurikira. Murakoze. Okay, urakoze cyane kudusangiza inkuru ya Ngwino Ndebe, kudukorera ubusesenguzi kuri Ngwino Ndebe. Reka rero iki kiganiro kuri Ngwino Ndebe tugisoreza aha ngaha. Ibiganiro byacu nakagaruka, nitugira ibindi tuzagenda kumva kuri Ngwino Ndebe. Wenda hari igihe cyazageraga akasaba imbabazi uriya mugore wa Dani, akanasaba n'imbabazi n'abanyarwanda yagiye ateza ibibazo. Urumva yavuye kwa Sabe ahateje ibibazo, agiye kwa Dani nanone nahateje ibibazo. Urumva hari igihe yavuga ati reka nsabe imbabazi abantu, nsabe n'imbabazi iyi miryango nagiye mbangamira. Reka rero Ngwino Ndebe tumusoreza aha ngaha, tuzamugarukaho. Ibiganiro bya Rukumbi TV nakagaruka. Wowe reba aho munsi ya video handitse subscribe, ukande subscribe, ukande kukazogera, ukande kuri like, hanyuma ushyire igitekerezo cyawe muri komenti. Dukomezanye kungurana ibitekerezo kandi turyoherwe n'ibiganiro bya Rukumbi TV. Ciao.